kwibaza n'ubundi ninyabura nzabakurikirana bamvuriza umuntu cyangwa se bo ubwabo bamukuremo ibintu bamushyizemo. Nanone ndi gutekereza nshobora kujyayo kubera no kunanirwa kwihangana n'ukuntu nsize musaza wanjye ameze, cyangwa se nuko mubona ugasanga bibaye ibindi bibazo. Yego nshobora birakunda ko nkagenda nitonze nihanganye nkaca bugufi nkabaganiriza, ariko abantu nkabariya ni umuntu aje mu gikorwa cya mbere cyo uriya mama mba mbona ntabwo yoroshye. Ariya mugore wari Elvis, ariya mama yazanye njye ubwanjye mba mbona batoroshye, ndi gutekereza ko bishobora kuzamviramo nanjye ingaruka zikomeye. Kungira inama kwanyu ugomba kubishyigikira, ariko nanone nanjye ubwanjye ndi gutekereza ko amafaranga atabonetse bizaba ibindi. Murakoze cyane. Nkuko mubizi ni Claudine bisanzwe mushiki wa Didiye. Ndi hano mbasuhuza abakunzi banjye bajyaga bankurikira mutari muherutse kumbona. Ibintu byo kuri YouTube nari narabivuyemo kuko YouTube nta cyiza cyayo. Hari benshi bangiraga inama YouTube waba yiretse, ibintu bya YouTube waba biretse, nari narabiretse uretse n'inama zabo nanjye ubwanjye nari naraziretse. Bakunzi banjye bankurikiraga mumeze mute, muraho murashima Imana, nanjye ndaho. Narinje aha kugira ngo bakunzi banjye yenda tuganire cyangwa se twungurana ibitekerezo cyangwa se mungire inama. Nkuko mwabibonye Didiye yarasaze gusa ku ruhande rumwe hari abo binejeje, ku rundi ruhande twe turababaye nk'umuryango we. Mbega ntago tunezerewe kubona nari naranze kujya gusubira kuri YouTube nkaba nongeye kuyisubiraho igare kuba ntanezerewe. Yego kuko nanjye hari ibituma ntayijyaho nayireka burundu, hatabaye imbogamizi cyangwa se impamvu runaka nayireka burundu. Ariko n'abantu yenda bangiriye inama, mwarakoze kungira inama kandi narabakunze. Inama zanyu narazikunze, ni iz'ingenzi, zangiriye neza kandi zaranyubatse kugeza uyu munsi wa none. Cyane ko nagerageje no kwihunza mama Melissa na Elisa cyane, icyampuza nabo cyose nagerageje kukihunza kugira ngo byo kungirira ingaruka cyangwa se ngo bingireho impamvu runaka. Kuko mbere nagiraga ikibazo nkababaza ntese mwagize gutya n'uri ntibagira icyo bamfasha, ugasanga niho bahereye bahita bamimukira cyangwa bahemukira umuryango wanjye. Rero nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka mbihorere, noneho njyewe menye ibyanjye, yenda na Didiye nawe amenye ibyo nk'umusore cyangwa nk'umugabo. Ubwo rero gusa ntago ngarutse hano nje kubashima cyangwa se kubanenga, gusa nabyo byajemo kuko nabashimye, kuko kubanenga ntacyo nabanenga kuko ntacyo mutakoze. Ari inama, ari ibitekerezo byose pe, ku muntu wese wagizeho urwo ruhande yarakoze, kandi Imana izamuha umugisha, komeze kumuha umugisha kugeza n'uyu munsi wa none. Rero icyo nasabaga abakunzi banjye, Didiye mwabonye ko yasaze kubw'impamvu yenda we yizize ku ruhande rwe cyangwa se no kutumva, ariko ntago namutererana nka mushiki we kuko nanjye yaramfashije. Gusa nanone yageze haramemukira, mwarabibonye, kugeza ubwo baho umwana wanjye isamba akageza ubwo ayigurisha, nyuma yaho akazana induru ngo aratwara umwana wanjye ngo kugira ngo nguriya mama mwene wabo na mama Elisa ngo abone uko abyara. Mwarabibonye ukuntu byagenze. Biriya byo byarambabaje, bituma mpita nshaka kuhita nakwitandukanya na Didiye cyane. N'ikintu twagahuriyeho cyangwa se twahuriragaho tukakivaho. Ariko ndatekereza, ariko amaraso aba ari amaraso. Umuntu mwonsi ibere rimwe, mwarose ibere rimwe, birakwiriye ko umukunda ukamwubaha nawe akagukunda. Cyane ko turi no mu Rwanda, ariko byagakwiye ko tuhubahanira tukanahakundanira, kuko narahamusanze aramfasha nanjye ndamufasha.
mu bushobozi nari mfite, ariko noneho murabona ko yarwaye rwose. Ku babyeyi bajya bagira abana babo inama, natwe turaha kugira ngo yenda ngewe ukiri muzima mungire inama nka mbere, cyangwa se munganirize nk'uko yenda mwajyaga munganiriza nka mbere. Birakwiriye kandi ni iby'agaciro. Icyo nasabaga ni ibitekerezo, inyunganizi, cyangwa se hari aho navuze neza hakabaho gukosorwa, mukambwira muti Claudine aha ntabwo wavuze neza, Claudine aha ntabwo wagenze neza. Ibyo bituma nanjye mpita mvuga ntabwo navuze neza, ntabwo nagenze neza, bikamfasha. Nibyo nasabaga kugira ngo mujye muba hafi kumfasha mungire inama. Igikurikiyeho, Didier yararwaye, yarasaze, nagiye kumureba ngewe ubwanjye, ngezeyo nsanga ntabwo ameze neza. Ndebye ukuntu ameze birambabaza, bintera agahinda, ariko ntacyo nagombaga gukora kuko murabizi ahandi nta kazi mfite, ntacyo gukora mfite, naho ndi ku muntu Didier nyine yampuje nawe uncumbikiye. Ntabwo uwo muntu yaba agucumbikiye ngo acumbikire n'umwana ajye no kuvuga ngo aravuza umusaza wawe, kandi nawe nta bushobozi bwe ari bukeya. Nasabaga yenda harimo umuganga waba uvura nk'ibisazi by'ibyoherano cyangwa se ibitumanano, cyangwa se sinzi ukuntu babiroga, ariko Didier ukuntu ameze sinzi, ariruka, ararwana, mbega anagushyikiriye ntabwo yagusigara uri amahoro. Kuko ndatekereza n'ahantu ari njye namusanze njya kumureba, barambwiye bati numwegera nubwo uri mushiki we biraba bibi, natwe ubwacu twamukingiranye, reba ingufuri ziriho ahantu afungiranye, ni uguhora boroga, sakuza, yiruka mu nzu. Ngewe pe naravuze mbabarire murebe, gusa nari maze n'igihe tutabonana, tuvugana kuri telefone, ariko nubwo twavuganaga nyine kubera iriya sambu na biriya bintu ntabwo twavuganaga neza. Numeze ute, waraye ute, nibyo ese uri amahoro, nibyo twavuganaga. Ariko nagiye kumureba kubw'impuhwe z'abavandimwe, numva ndababaye pe. Mbwira abantu bari bamuriho nyine bamufite, ndababwira ntese iyo bigejeje nijoro byibura araryama agasinzira. Bati hoya, kuryama ni hahandi ahari haza nk'akantu utamenya ubwoko bwako kakamufata agasinzira iminota nayo itarenze 5, akongera agashaka kwirukanka. Turi ntabwo ibi tuzabihoramo, sinzi ikintu tugomba gukora. Ku ruhande rwanjye nasabaga nk'abakunzi badukurikira kuri YouTube cyangwa se n'ahandi baba badukurikira, kugira ngo mugire impuhwe za kibyeyi. Ngende mu Rwanda ndi kumwe na Didier twenyine, nta bundi bushobozi mfite. Yenda nagombaga gufata uwo murima mabukwe yamaye nkawugurisha nkavuza Didier, ariko mu by'ukuri Didier yarawugurishije. Icyo yawukoresheje mwese mwaracyumvise. Nta nzu mfite i Kigali, nta kintu na kimwe mfite i Kigali kigaragara. Yewe n'uri gatekereje kumuvura, numvaga bamwe bavuga nabo bavugaga ko amafaranga bo yabaciye nta bushobozi bwayo. Nanjye ndavana ntabwo nabona, ariko ndaza numve ko nta mubyeyi cyangwa se nta muntu waba ufite impuhwe wamfasha rwose tukavuza Didier. Ni ukubasaba, n'ubundi mwatubereye ababyeyi kuva kera kugeza n'uyu munsi. Ntabwo umubyeyi apfa kurekura umwana gutyo gusa ngo amujugunye. Ku ruhande rwanjye yego ntabwo nafata umwanya wo kuvuga ngo kubera ibintu naciyemo umutima wanjye mba numva waramaze kuba nk'ibuye, mba numva warakomeye kurenza uko njye nabitekereza. Ariko ku ruhande rwanjye nasabaga ngo nta mafaranga aba make, waba ufite 10,000, waba ufite 5, tukareba ko Didier yakira, tukareba ko Didier yavuzwa, tukareba ko Didier hari icyo twakora. Yenda nawe uko biri kose ntago
azahindukira ngo yumve ko igikorwa abantu bakoze kitari gifite agaciro cyangwa se kitari gifite umumaro. Ku mubyeyi wese ufite urukundo rwa kibyeyi, ku mubyeyi wese uzi Didi akamenya Claudine, akamenya ubuzima bwacu kugeza uyu munsi wa none, uretse kuba yenda na Elisa sinamuga ngo mu igihumbi mahira umwana, njyewe ndabyimenyera nkimenya. Umubyeyi wese waba ufite urukundo, waba ufite impuhwe, yenda we umutima we wumva umukomanga, yamfasha tukavuza Didier. Uwakumva yashobora kumfasha rwose pe, afite umutima w'urukundo, sinzi ukuntu namushimira. Gusa ntago ari ngombwa kuba umuntu yagufashije ngo uze gushimira kuri kamera, ariko mu by'ukuri nabaha nimero ya telefone, yenda waba afite igitekerezo akambwira ati hari umuganga nziranye nawe wabasha kumuvura, waba yambwira ati muzane mu rugo tumusengere, waba wambwira uti se tumujyane ku rusengero runaka tumusengere, aho hose nta kibazo. Nabaha nimero yanjye mukazajya mukampamagara cyangwa mukanyandikira kuri WhatsApp, byose birashoboka. Mukambwira uko mubyumva, buri muntu wese akambwira uko abyumva. Nimero yanjye ni 0785 592 727. Rwose pe, umuntu uzabasha kubikora azaba ari intwari kandi azaba afite umutima w'urukundo. N'ubundi ntago nakuyibagiza ko mwadufashije, ariko kubona Didi yahora sakuza, ahora navuga ko kenshi ubundi ngiye njya no kubimenya. Elvis niwe muntu wamamagaye arambwira ati se wamenya ko Didi ukuntu byagenze? Ndamugani nago nabimenya. Ati ngwino, sinibuka n'ahantu bambwiye ngo mbasanga, njyayo. Ngezeyo Didi ngo nagukubita, ngo ngiye ngo ndavuga ariko uyu aravuga ngo yankubita tudaherukana, byaba byaragenze gute ku buryo yambwira ngo arankubita ntaherukana nawe, nta n'ikibazo nagiranye nawe? Elvis nibwo bambwira ati ariko wowe uravuga gutyo, urabona uyu muntu ari muzima? Nibwo bafashe umwanzuro wo kumbwira ati rero uramubonye, twe turimo turarwana n'uburyo twamugeza yenda aho twamushyira akatuza, wowe uramubonye, ujye uhora umamagara umbaza amakuru ye, taha nibikunda nyine uzamamagara uza umurebe ahantu ari, kuko urumva ntago namurekura ngo agende gutyo gusa, ngo ajye yirukanka n'imyenda akuramo, cyangwa se ku macano yose wareberaho. Aba bantu njyewe nabonye ukuntu bameze, ntago wafata umwanzuro wo kuraga Didier kubera ko yaje gukora igikorwa cyiza kitarimo kukwanga, ngo wumve yuko icyo kintu gikoze atari ibintu waruzi. Ndi kwibaza, mumbabarire mungira inama, aba mama, aba papa, abakobwa, abasore bankurikira, aba bantu nshobora yenda kuba mbikoze gutya nkabura amafaranga. Ndamutse mbuze amafaranga, aba bantu mu by'ukuri kw'Imana, njyewe nko mu mutima wanjye uko ndi kwibaza, n'ubundi ninyabura nzabakurikirana bamvuriza umuntu, cyangwa se bo ubwabo bamukuremo ibintu bamushyizemo. Nanone ndi gutekereza nshobora kujyayo kubera no kunanirwa kwihangana n'ukuntu nsize musaza wanjye ameze, cyangwa se nuko mubona ugasanga bibaye ibindi bibazo. Yego nshobora birakunda ko nkagenda nitonze nihanganye, nkaca bugufi nkabaganiriza, ariko abantu nkabariya n'umuntu aje mu gikorwa cya mbere cyo uriya mu mama mba mbona ntago yoroshye. Ariya mugore wari Elvis, ariya mu mama yazanye, njye ubwanjye mba mbona batoroshye, ndi gutekereza ko bishobora kuzamviramo nanjye ingaruka zikomeye. Kungira inama kwanyu ugomba kubishyigikira, ariko nanone nanjye ubwanjye ndi gutekereza ko amafaranga atabonetse bizaba ibindi. Sabe bwanyu ndategereje bana Nyagasani, umuntu wese uri bubashe kubona iyo nimero yanjye angira inama. Sinzi ukuntu nabivuga, sindi kuryama ngo nsinzire, sindi kurya kuva nababwiza ukuri yuko kuva Didier yarwara. Gusa nyine umuntu araguhemukira
umuntu yaguhemukira ko yari musaza wawe. Njye kiriya gihe agurisha isambu narababaye pe ku rwego rwo hejuru, ndabibabwira kandi ndabibabwiza ukuri, narababaye ku buryo ntashobora kubibabwira, nuko ntacyo gukora nari mfite, ariko narababaye. Kandi namwe bakunzi bankurikira mwarababaye, ndabizi mwarababaye kubw'ibintu Didi yakoze, harimo abavuze harimo abataravuze, mbega mwarababaye nkuko nanjye nababaye. Ariko nanone ndi gutekereza Didi hari igihe ndeba nkabona Didi ashobora kuba afite n'ikibazo, gusa mu mbabarire nshobora kuba mvuze nabi, ariko Didi ashobora kuba afite ikibazo. Ntago wambwira ngo urebe ibintu byacu na mama Elisa na Elisa na bene wabo na mama Elisa, ari barumuna ba mama Elisa, ari kiba mama Elisa, ukuntu ibintu biba bimeze, warangiza ukambwira ngo Didi yavuye aha agiye kurwanirira Visi kugeza ubwo bamukoreye ibintu bimeze gutya. Ni gute wowe udashobora kujya kurwanirira ibintu nka biriya utabanje gutekereza, ese ibi bintu birangiraho ingaruka? Ese ibi bintu biraba bimeze biti ku ruhande rwanjye? Ese njyewe mu gihe nagize ikibazo yagiye kurwanana, murabyibuka igihe nazaga maze nk'amezi 2 ajya kurwana na Muhoza, nta muntu yabonye umurwanirira uretse mukameramani wari uhari, niwe muntu wamurwaniraga nanjye, ntabwo yigeze abona umuntu umurwanirira, ariko we agiye kurwanirira abandi. Ese niba utabonye ukurwanirira, ugiye kurwanirira abandi kugeza ubwo ubona ibintu birimo riske nawe ukajya kubyitambikamo ku ruhe rwego? Hari ibintu mba numva nkumva ntibyumvikana, nkumva sinzi ubwoko bwabyo, nkumva sinzi ukuntu bimeze. Gusa kubera ko yenda abanyarwanda babanga umutwe umwe niwigira inama yo gusara, birashoboka ko mwebwe mushobora kuba mwangira inama mukambwira muti Claudine aha witwara gutya. Nanjye ubwanjye rega ndumva kandi numva cyane, umbwira rimwe nkumva kabiri. Rero icyabaho nge ndumva ninagirirwa ubuntu pe, Imana yo mu ijuru ibyumve, ningirirwa ubuntu nkabona abantu bagerageza kumva ko uburwayi ari uburwayi, cyangwa se ikintu ari kubangamirwa n'uburwayi, cyangwa se kumva ko yenda umuntu akwiye gufasha mugenzi we. Sinzi niba Didi nzafata umwanya nkamushakira abantu b'abapapa 2 bakuze, nkamushakira n'abamama 2 bakuze, Didi yakumva ko akwiriye kwicara akaba umuntu mukuru. Kugeza uyu munsi wa none nago Didi yarumva ko ari umuntu mukuru, yumva ngo niba yenda Claudine arwanye na Elisa, tubare yenda ndatanga urugero kuri Elisa kuko ntago navango niba arwanye na Didi, agomba kwita ijya kwitambika akaba ya mbere yo kujya gukiza. Ese gukiza ni byiza ntawo byanze? Ese wabanje kumenya abo bantu ikintu bari gupfa? Se wabanje kumenya ahantu ibyo bintu byabo bigeze, intera bimaze gufata? Ese wabanje kumenya ngo urabikemura cyangwa bifite abandi bagomba kubikemura, se wowe ukwiye kubikemura? Hari igihe ndyama nageza nka 8 z'ijoro nkatekereza kuri ibyo bintu, nkavuga ariko ubundi buriya Didi mu mutwe we yaba ari muzima? Aribuka ukuntu twamujyanye kwa Mukasa tumuterura tumutereka mu modoka? Ese aribuka ukuntu navunitse hejuru ya mama Elisa? Ese aribuka ibyo bintu byose? Yenda rwari urugamba rwanjye da, ariko se wiya yicaye agira abantu bakwicara bakamugira inama? Njyewe mba numva ntazi ukuntu bimeze. Mana yo mu ijuru, ntago nzi ukuntu bimeze niba Didi byakunda wakabona ko kwihanganira kuba yenda harimo abantu abona babangamiwe. Ntago numva ukuntu yagiye kwitambika ku bya Elevisi n'umugore we, n'uwo muntu warinzi yamufata akamuhindura umusazi. Hari ibintu umuntu abatumva, hari ibintu kurura ukumva. Njyewe buriya numvaga kubera ko amaze gufata isambu bahaye umwana wanjye akayigurisha, numvaga ko Didi yagiye kubaho mu buzima butuje. Yenda njyewe kubera ko ntawo mfite mpagaze cyangwa ntawo mfite ndi, akagenda akabaho mu buzima butuje kandi akamera neza. Ejo n'ejo mundi akaza akambwira ati Claudine ndarakubabaje, nakoze ibintu utakunze, none reka kuguma wicaye mu rugo ku myaka ufite, ku mwana ufite ukwiriye kujya ku ishuri. Yenda eske wegenda wihahira, uyu mwana nzamwishyurira ishuri kugeza igihe wowe ubone ubushobozi, cyangwa se ku gihe nanjye naniwe, cyangwa se ku gihe se abashije kumufasha. Ariko noneho ndebera ngo bamuroze, none ejo bazaba bambwiye ngo yagiye kwitambika barunaka bamuca. Ningirirwa amahirwe nzaya kumva numve ngo bamuciye ukuguru.
ejo ngo yirutse mana hari igihe yenda ubera umuntu Didier nkiva kwa Elisa namubereye ikigeragezo pe, ndatekereza ko namubereye ikigeragezo, ariko nawe noneho kuri iyi level ndabona sinzi ukuntu nabivuga, arangerageje ku rwego rwo hejuru, gusa nuko anangerageje nta n'ubushobozi mfite, byibura niyo afatira samba akayigurisha akambwira ati rero nayigurisha amafaranga ya naye, kandi njye sinzabasha kuyamanaginga, sinzabasha no kuyakoresha. Wowe uzabasha kuyamanaginga genda urebe icyo gukora, nukuri pe ntago mba nyimeze gutya, mba narashatse ikintu cyo gukora, nkicara nkakora nkavuga ntumva ntunze umwana wanjye, eske Didier nawe wantunze nawe mutunze basi ndamugaburiye iminsi 2 cyangwa 3 nawe yumvise uburyo mushiki we gukora byagize umumaro, ariko kuba nanone ntakora simvuge ngo ndamugaburiye nawe arariye yumvise uko mushiki w'umuntu akora cyangwa abaho, nabyo nyine birambabaza ariko ntacyo nakora, kubera ko ntago ndagera aho numva nkuriye kumufasha, nubwo nawe yakamfashije nkaba numva ari muri ibyo ngibyo, gusa nyine birasaba ko ari njyewe nihangana, ari Didier nawe akanguka mu mutwe. Gusa n'abantu bavugana na Didier naramuka akize mukabona yakize, yenda bakabicisha kuri kamera mukabona yakize, muzamuganirize mumubwire ko Didier akwiye gukura, Didier agakura akamenya ubwenge, Didier akaba umuntu mukuru, eske muzamumbarize n'imyaka afite, kuko hari ibintu akora ukibaza Didier ufite imyaka 12, ufite imyaka nyine ubwo ngiye nkabyibaza nkavuga Didier afite imyaka ingahe mu by'ukuri, bikancanga, ariko uko biri kose ndatekereza nawe namara gukira kuko ukuntu ameze, kuko afite ibisebe mu nkokora menaha no mu mavi kubera kugundagurana n'abantu ye n'ibikuta hari, kuko namusanganye ibisebe hano menaha ku mavi, buriya nabibona azamenya agaciro, azibaza ibi bisebe byaje gute, bamusobanurire bamubwire bati ibi bisebe byaje kubera ibi n'ibi, nibitamuha isomo azaba afite ikindi kibazo nabwo ubwo tuziyeranja tumuvuze, kuko ntago wambwira ngo umuntu afite ibisebe impande zose arakize, arebye ibyo bisebe ntavuze ngo ibi bisebe byagenze bite ngo bamubwire bamusobanurire avuga ati nuko byagenze, ubwo ari uko byagenze rero buri muntu wese agomba kwirwanirira, cyangwa se umuntu akwiye kugira ukuntu agenda, waba ugiye no gukemura ikibazo cya runaka ukamenya uko ugikemura, icyo gihe bizamuha ubwenge, cyane ko bizakubitana nuko nabamuganirije, ukuntu mwamuganirije n'inama mwamugiriye bizahura. Ndategereje ku nama zanyu, ndategereje ku nyunganizi, ku bitekerezo, murakoze cyane, tuzasubira utaha.